ntikwazagaruka ubwo yagiye ntikwazagaruka ubwo yagiye ntikwazagaruka. Yesu nashimwe bene data, ni mwene so Emmanuel wambaje. Uyo akari wa mwanya mwiza Imana duhaye wo gukomeza kuganira ku minsi 40 Yesu amaze kuzuka, aho twasanze ko yabonekeye intumwa ze mu minsi 40 mbere yuko asubira mu ijuru. Icyo rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe, tugiye kureba uburyo Yesu yakoze igitangaza cyanyuma kiruta ibindi byose kandi kidatera ishyari. Ndagira ngo twibukiranye ko iyo minsi 40 yayimaze yereka intumwa ze, kuko muzi ko amaze kuzuka yafashe iyo minsi asura umuntu wese, cyane cyane ahereye ku ntumwa ze, ahera ku bayobozi barimo Petero, ahera no ku bari no kuri komite yarimo Yakobo, Yohana na Petero, no ku bandi 8 bari basigaye muzi ko Yuda yaravuyemo. Ariko Pawulo akatubwira mu rwanda rw'Abakorinto 15 ko hari n'abandi yabonekeye benshi ngo ndetse barenga 500. Pawulo abivuga yavuze ko bamwe bari bakiriho igihe yandikaga urwandiko rw'Abakorinto, abandi barasinziriye. Ariko icyo nshaka tuvugana uyu mwanya, turashaka ko turebera hamwe mu bijyo bitangaza byose byabaye Yesu amaze kuzuka, igitangaza gihatse ibindi. Ariko twongere twibukiranye ko ibitangaza byose Yesu yakoze ntabwo byanditse muri Bibiliya. Ibyo Yesu yakoze amaze kuzuka, nkuko twayibonye mu butumwa bwiza Yohana yanditse, yatubwiye neza ko hari ibitangaza byinshi Yesu yakoze ku buryo ushatse kubyandika utabona aho bishyira. Yohana yongeye kubitwibutsa mu bice 20 by'ubutumwa bwiza bumwitirirwa, aho yagize ati ku murongo wa 30, hari n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Kristo ari umwana w'Imana, kandi ni mwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Ni ukuvuga ngo ibi bitangaza bindi byose byanditswe, ari ibizwi n'ibitazwi, ngo byandikiwe kugira ngo twizere ko Kristo ari umwana w'Imana, kandi tumara kumwizera duhabwa ubugingo kubwe. Ibitangaza rero Yesu yakoze amaze kuzuka ni byinshi, kandi mbibutse ko ibyo bitangaza yari masubira mu byo yakoze mbere. Ibyinshi yari yarabikoze mbere, kugenda hejuru y'amazi yari yarabikoze na mbere, gutubura imigati yari yarabikoze, gutubura amafi yari yarabikoze. Ariko ubwo yabikoze kugira ngo intumwa ze zimenye ko Kristo ari umwana w'Imana wazutse nk'uko byari byananditswe, kandi nibamara kumwizera bahabwe ubugingo kubwe, kandi ibyo babonye bagende babimuvugire, bagende bahagarare bavuge ibyo babonye. Yarababwiye ngo nimwe bagabo b'ibyo, yarababwiye ngo nimwe bagabo b'ibyo, ati ndababonekeye, iminsi 40 irarangiye, none mugende muvugire ibyo. Ubisanga muri Luka 24 umurongo wa 45, aho Yesu yavuze ati ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe, ati ni ibyanditswe kuri Kristo wakwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kwabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina ryanjye, kandi bahereye kuri Yerusalemu. Ageze ku murongo 48 arababwira ngo nimwe bagabo b'ibyo, ngiye koherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa, nibwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Mu yandi magambo, Yesu yamaze iminsi 40 abiyereka ku buryo yakoranye nabi bitangaza bisubiwemo, ariko byo kugira ngo baba bagabo bo guhamya ibyo babonye. Twakwibukiranya ko Yesu atigeze akoresha igiterane na kimwe ahamariye kuzuka, uretse ko ibyo yakoze byose yabikoranye n'intumwa ze. Kandi twibukiranye ko hari ibyiciro bitatu Yesu yabonekeye amaze kuzuka. Hari abantu batari barigeze banamubona na rimwe banamuzi, barimo Pawulo. Hari icyiciro cy'abantu bari bamuzi ariko batarigeze bamwizera, barimo Yakobo mwene nyina, n'icyiciro cy'abari baramwizeye ariko amaze gupfa bakamuvaho, barimo intumwa ze. Igitangaza rero cyanyuma nicyo tugiye kurebera hamwe, icyo Yesu yakoze kidatera ishyari, kandi akari gitangaza n'abera bose bamwizeye azabakorera. Mbere yuko dusoma aho byanditse, reka turebe koko mu by'ukuri
niba abigishwa ba Yesu ibitangaza Yesu yabakoreye byari gutuma batazongera gusubira inyuma. Ndagira ngo mukuza gusenga tugusengera wowe uteze amatwi buno butumwa, nkubwire ko intumwa za Yesu amaze kuzuka kaziyereka, ndavuga Yesu, ntabwo zongeye gusubira inyuma. Mu byo rero turi bugusengeremo, utega amatwi kino kiganiro, ni ukugira ngo Imana ikuyereke ku buryo niba utaruzi Imana, niba utarigeze wumva ubutumwa bwiza, Imana ikuyereke ku buryo utazasubira mu byaha. Niba kandi wajya gusuzugura ubutumwa bwiza, Imana ikuyereke ku buryo uhereye uyu munsi utazongera gusubira inyuma. Kandi niba waramenye Yesu, kubera ingorane nyinshi wanyuzemo bigatuma Yesu umuvaho, ubutumwa ukibwumva hari imbaraga zigushoboza kubona izindi imbaraga zidasanzwe, hamwe no kumva ijambo ry'Imana. Imana ishobora gukorera ikintu gituma utongera gusubira inyuma. Ndashaka kubatangariza ko rero ibimenyetso byose Yesu yakoze amaze kuzuka, abo yabyeretse bose, abo yiyeretse, ibitangaza yakoze, nta muntu n'umwe mu bo yabyeretse wongeye gusubira inyuma. Urumva wowe utakwifuza igitangaza nk'iki Yesu agukorera ku buryo uva mu ntege nkeya? Yusomye rero muri Luka 24:50 niho ubona koko ibi bitangaza byaratanze umusaruro. Haranditse ngo abajyana hanze, abageze Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma kuba mu rusengero iteka bashima. Subiremo, Yesu nyuma yuko yeretse intumwa ze yageze ku ntego ye, kuko nta muntu n'umwe Bibiliya yerekana wongeye gusubira inyuma, yaba Petero yaba bagenzi be, kubera ko yabiyeretse mu rwego rutuma nta wasubira inyuma. Uyu munsi rero tugiye kureba igitangaza cya nyuma gihatse ibindi, kidatera ishyari. Icyo gitangaza ni ikihe rero? Ni ikihe gitangaza Yesu yaba yarakoze gihatse ibindi bitangaza? Bibutse ko tutarasomaho icyo gitangaza cyanditse no kukibabwira, ntabwo Yesu kandi abonekera intumwa ze yazibonekeye gusa, hari n'abandi yari kumwe nabo bazutse. Yosomye muri Matayo 27:51, ubona ko Yesu azutse hari n'abandi yazukanye nabo. Abera bari barapfuye bizeye nabo yarazutse, ndetse ubona ko umunsi Yesu yapfaga imva zabo zakinguwe, niko Bibiliya itubwira. Zimaze gukingurwa ngo baboneke nabo baraboneka. Ntabwo Yesu rero yabonekeye abantu wenyine. Yesu nashinge bene data, ntabwo Yesu afite ibimenyetso bifatika. Ntabwo Yesu yazutse ngo abonekere abantu afite intege nkeya. Yabonekeye abantu afite imbaraga z'ibimenyetso n'ibitangaza, ariko kandi ashagawe n'abera bari barapfuye bizeye. Ibyo wabisanga muri Matayo ibice 27 umurongo waho wa 51. Haranditse ngo umwene ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibitoro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinzire zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Bene data, ntabwo Yesu yagiye abonekera abantu wenyine, yarashagawe. Ndashaka kubabwira ko abantu bazutse Yesu ubwo Yesu yari amaze gutanga. Abangaba ni babandi bari barapfuye munsi y'amategeko ya Mose, n'abari barapfuye Mose atarabaho, n'abizera bose bari abari mu isano rishasha mu Baheburayo 11, uhereye kuri Abeli. Intwari zose zo kwizera zagombaga nabo kujya kwakira Yesu kugira ngo iyo nsinzi ye, kuko bose bapfuye bamubona, bamwizera bataramubona, bamubonaga mu mwuka no mu kwizera. Hari uwavuze ngo ndamubona ariko subu, ngo namwitegereza ari kari bugufi ngo azaza. Mwibuke ko muri aba bazutse harimo Yobu, wa wundi wavuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, amaso nzamurebesha amaso yanjye, nzamwirebera ubwanjye. Abaro bari barahamije Yesu, kandi mwibuke ko impamvu Yesu abangaba bagomba kuzuka nabo, kugira ngo muri iyi protokole yo kwiyereka abantu nabo biyerekane ko kuzuka bishoboka. Hari impamvu Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nukuvuga ngo inzira ijya kwa Data
nta yindi nzira yari ihari, ni ukunyura muri Yesu. Bagomba no kuzuka kugira ngo binjirane bambare umubiri nk'uwo Yesu yambaye. Hanyuma nyuma y'uko abonekeye abantu muri iyo protokole, abantu abo bagaragayemo ko nabo babonekeye abantu. Ndashaka kubamenyesha ko rero Yesu iyo minsi 40 yimaze ashagawe n'izi ngabo nyinshi, agenda yiyereka abantu, n'abangaba yiyereka abantu kandi bambaye imibiri idapfa iyabera bazambara. Yesu rero impamvu bagomba kuzuka, bagombaga hari ijambo Bibiliya ivuga ko Yesu amaze kunesha urupfu hari izina yahawe. Yusomye mu Bafilipi ibice 2 umurongo waho wa 9 haranditse ngo niyo cyatumye Imana imushyira hejuru ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu isi, ari ibyo mu ijuru, ari ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Abaro bagomba kuza wari ukenewe, uwo bari barahanuye. Hari umusaza umwe wamubonye witwa Simiyoni, we yagiye mu rusengero ari umutambyi, ngo abonye baje gusengera umwana Yesu, ngo aravuga ngo sezera umugaragu wawe amahoro, kuko amaso yaje abonye agakiza wateguriye Abisiraheli. Ndashaka kwabwira ko Yesu ni wari utegerejwe. Natanayeli ubwo yahuraga na Filipo, baramubwiye bati uwabahanuzi bahanuye ibyanditswe bikamuvugaho twamubonye, ngo ninde? Ngo ni Yesu. Ndashaka kwabwira ko Yesu rero niwe buye rikomeza imfuruka rifata mu Ancien Testament rya kera no muri Shya, niwe wagomba kubahuza. Abaro bagomba kuzuka kuko wari utegerejwe n'ibihere yabonetse. Imana nishimwe cyane bene data. Ibi rero ni ibimenyetso byashyigikiraga Yesu yazukanye imbaraga, ariko agiye no kwereka intumwa ze, azerekana imbaraga n'ibimenyetso birimo n'abari bamushagaye bazutse nk'uko nabo yazutse, bambaye umubiri udapfa. Uyu mwanya rero munyemerere tebe gitangaza cya nyuma Yesu yakoze cyerekana ko mu by'ukuri cyatuma badasubira inyuma. Icyo gitangaza ni ikihe rero? Icyo gitangaza kindi Yesu yakoze ni uburyo Yesu yazamuwe. Yesu yarazamuwe, arazamurwa bamureba. Icyo ni gitangaza kiruta ibindi byose. Icyo gitangaza cyo kuzamurwa, impamvu igitangaza kiruta ibindi nuko yarababwiye ngo namwe niko muzazamuka. Aha ndashaka kubibutsa yuko Yesu azuka yazukanye umubiri wo mu ijuru, umubiri abera bazambara. Kandi uyu mwenda Yesu yambaye hari ukuntu Bibiliya igifata uyu mubiri tuzazukana. Ndashaka kwagura ukuntu Yesu yazamukanye umubiri nk'igitangaza abera bazahabwa. Abera bazamurwa umubiri upfa, bambara umubiri nk'uwo Yesu yari yambaye. Abamwizeye bakazuka bavuye mu rupfu rw'ibyaha bagahindurwa abazima n'icyo Yesu yakoze, nabo biteguye kuzambikwa umubiri nk'uwo Yesu yambaye, umubiri udapfa wo mu ijuru. Uyu mubiri rero Yesu yambaye yabanje kwigera umwenda. Muzi ko abageni bajya bigera umwambaro, iyo umuntu afite ubukwe ajya kwigera umwambaro. Yusomye muri Matayo ibice 17 umurongo wa 1 urabibona rwose, ariko reka wenda ahantu heza habivuga ni muri Mariko ibice 9. Reka ariho dusoma mbere yuko Yesu na kare kose yigeze yigera uyu mwambaro, arawigera intumwa zireba ziranamuherekeza. Ndavuga komite yari iyoboye intumwa batatu muri bo barimo Petero, Yakobo na Yohana. Umunsi umwe Yesu agiye kwigera umwambaro, arangije anavugana n'abagabo babiri. Umwe yapfuye urupfu rusanzwe, undi azamurwa mu ijuru, n'abagabo bahagarariye abandi. Reka turebe uko Bibiliya ivuga muri Mariko ibice 9 umurongo wa 1. Haranditse ngo, arababwira ati ndabwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano harimo bamwe bazabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha batarapfa. Ngo bazabonye ubwami bw'Imana buzanye ububasha batarapfa. Nuko iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana bonyine, iyo ni yakomite nababwiraga, abageza mu mpinga y'umusozi muremure. Umubiri we uhindukira imbere yabo, imyenda ye irarabagirana yera dede, kandi nta mumeshi wo mu isi wese wabasha kuyeza atyo. Ndashaka kubabwira ko Yesu yigeze ajya kwigera uyu mwenda, ariko Petero yavuze ngo mwami, ubwo ari uko bigenze, ngo turaca ingando iya Mose, iya Eliya n'iyawe. Hari habaye iki rero? Ni ukuvuga ngo Yesu mbere yuko ajya mu ijuru, akiri muri ubu buzima bwo mu isi, yafashe umwanya ajya kwireka, ajya kuganira n'abagabo babiri b'intwari. Yusomye muri Luka
ibice 9:28 usanga ngo mu byo bavuganye baraganiriye ku rupfu rwe. Bari abagabo bagiye kuganira ku byitwa urupfu. Bagiye kuganira ukuntu umuntu yamburwa umubiri w'intege nke akambara umubiri w'ubwiza. Ubwo harimo Mose wari uhagarariye abantu bose bazapfa bambaye umubiri, kuko Mose yarambaye umubiri n'udapfa, muzi ko Mose yapfuye Imana ikamushyingura, ariko ukigiye abonana na Yesu yari yambaye umubiri abera bazambara. Intumwa za Yesu rero zaramubonye ziramumenya. Bibutse ko abantu mu ijuru bazamenyana. Wakwibaza aho Petero yamenyeye Eliya naho yamenyaniye na ba Mose kandi barabaye hadahari. Ariko ikigaragara ibiganiro baganiraga yarabyumvise n'amaso ye aramubona. Ndashaka kubabwira ko rero Mose yarahagarariye abantu bazapfa bambaye umubiri, noneho akerekana ukuntu umubiri w'ubwiza bazambara. Ubwo rero yabonanye na Yesu yambaye umubiri w'ubwiza. Undi wari wambaye umubiri w'ubwiza tuzambara ni Eliya. Eliya yambaye umubiri w'ubwiza, kuko ubona ko Eliya nawe yagiye mu ijoro adapfuye. Uyu wahagarariye abo Kristo azasanga bakiri bazima ubwo azaza kwima ingoma ye aje gutwara itorero. Muzi ko impanda izavuga abapfuye bizeye, abo bahagarariwe na Mose, n'abandi bazahindurwa bashya bahagarariwe na Eliya. Nibo rero Yesu yagiye kubonana nabo. Yesu yagiye kubonana n'abagabo. Nibwo rero yigera umwenda, yambara umwenda w'ubwiza. Amaze kuwambara intumwa 3 ziravuga ziti ibi ntago bisanzwe, ariko uyu mwenda yabanje kuwambara. Uyu mwambaro rero Bibiliya hari ukuntu wita. Uyu mwambaro niwo Yesu rero yari yambaye ubwo yazamukaga. Bene data rero, igitangaza cya nyuma abantu b'Imana bakorera, mucyumve neza mu gitega amatwi. Ibitangaza bindi Imana igikorera abantu, ibitangaza bindi birya abantu bajya bashema mu materaniro, Imana yankoreye ubukwe, Imana yampaye akazi, Imana yampaye umugabo, Imana yampaye umugore, Imana yampaye abana. Ibyo byose, ibyo bitangaza byose Yesu akora ni ibitangaza bitera amashyari, kubera yuko uzitegereze iyo uri gushima Imana ku byo yagukoreye, ujye wibuka ko ibyo ngibyo byakubayeho ntago ububeshya, ni Imana iba yarabikoze, ariko ntago ibikorera bose. Ntago abantu bose bazakora ubukwe, kandi ubukwe ni Imana yabukoreye. Niyo mpamvu rero hagitangaza kigomba guhuza abantu kidatera ishyari. Niba uvuga wowe kufite abana, ufite abahungu n'abakobwa, hari ubice ko hari umuntu w'Imana utagize umugisha wo kubona abana, none so ngo ntakwiye kubona igitangaza, nawe yabura ibyinaha ibyo afite akabona n'igitangaza kiruta ibindi. Niyo mpamvu Yesu yateguye igitangaza kidatera ishyari, igitangaza cyo kuzamubona, cyo kuzamburwa uyu mubiri w'ishyari, uyu mubiri upfa, uyu mubiri wifuza, tukambika umubiri w'ubwiza bwe. Icyo gitangaza nicyo Yesu yagaragaje ku munsi yazamukagaho, arababwira ati igitangaza kiruta ibindi. Umva bene data rero, igitangaza kiruta ibindi abera bazabona, promotion iruta izindi. Abantu bavuga yuko bajya bazamurwa mu ntera. Ndashaka kubabwira ko mu by'ukuri ahantu hanyuma Imana yabonye yageze umuntu wayo, Imana iguhamagaye igenda ikuzamura mu buryo bw'umwuka, uva mu bwiza ujya mu bundi. Ahantu hanyuma heza haruta ahandi Imana yabonye abera yabaha. Ikintu Imana yatanga kitagira ishyari, umukozi wo mu rugo wizeye Kristo, ibyo pfumwe byo guhora yitwa umukozi wo mu rugo akaba ntazajye mu ijuru ariko akitwa umuntu utarize nk'uko bamwe birata ko bize ngo azajye mu ijuru n'ubundi bamwita umuswa. Ibyo byose bizarangirira inahangaha. Imana ikora igitangaza, abera bazuke, abandi bazaba bacyambaye umubiri uyu nguyu dufite bahindurwe. Icyo ni igitangaza cya nyuma rero. Igitangaza cya nyuma Imana igomba gukorera abantu ni uguhabwa ubugingo buhoraho. Mpamvu muri yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Ibyo ni ibyiringiro bizima bidakoze bidakoze isoni. Naho ibindi byo mu isi, amashimwe yo mu isi ni amashimwe aterwa naho umuntu yavutse, ni amashimwe aterwa n'ibikomere umuntu yanyuzemo, ni amashimwe aterwa naho umuntu atuye, ni amashimwe wiharira utagira undi muntu yasangiza akaba ari ayawe. Ariko ishimwe rutirindi, umugisha urutundi, amahirwe arutandi, gitangaza gihatse ibindi, nuko abera bazumva impanda bakazuka, bakavanwa mu bituro, abazaba barapfuye bizeye, abandi bagahindurwa. Iyo usomye ijambo ry'Imana rero ukabireba mu byakozwe n'intumwa ibice 6, ubona ko icyo gitangaza ko Yesu ari cyo yakoze cya nyuma. Niyo mpamvu muri byavuze ngo noneho umubabaro ntacyo ntwaye, kuko nzabibagirirwa kwa Data. Ngo nuko ngifite kubabazwa mu isi, ariko yaravuga ngo nzi ko mu ijuru nzafite umunezero udashira. Iyo usomye rero byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere umurongo wa 6,
kugeza kuri 14 niho usanga rero uko byagenze. Nuko rero mwibuke ko intego ya Yesu kwari ukwegeranya abigishwa be batatanye, ariko tugeze ku munsi wa nyuma bagiye kumusezera. Ariko ni ibintu byiza. Yesu ndamwemera n'umuhanga. Aza mu isi nta protocol yakorewe, uko yavutse murakuzi, yayikorewe n'abamarayika. Nibo bamukoreye, abamarayika nibo bamukoreye protocol, baramuririmbira, ariko abana b'abantu ntawe yimukoreye. Ariko mu kujya mu ijuru murabona ko yafashe intumwa ze arazibonekera uburyo zitashobora gusubira inyuma. Yazikoreye ibitangaza n'imirimo n'ibimenyetso ku buryo abahuza, arabegeranya, arababwira ati ejo muzaze mujye kumusezera. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu ajya mu ijuru yagiye abantu bamureba amaso ku maso, kandi bamurebye bari bambaye umubiri were, yambaye umubiri w'ubwiza, ariko bo bamurebye yambaye umubiri wo mu ijuru. Shaka kubabwira ko abera bazazamuka, abera bazagenda bave mu isi. Ibyo bizaba usomye rero mu gice cya mbere n'intumwa umurongo waho wa 6 tugera ku 14 haranditse ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaburiramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza, bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barabonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Mwibuke ko imyenda yera ariyo mazu yo mu ijuru, arizo nzu tuzaturamo, niho umuntu azatura. Uyu ni umubiri wo mu ijuru, kuko umuntu w'inyuma azasaza, ariko umuntu w'inyuma azabona undi mwambaro udasaza. Ngo nuko Yesu barababaza bati yemwe abagabo b'i Galilaya, nzigitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Hano harimo ubuhe butumwa bindi data? Harimo kuvuga ngo uko mumubonye agiye ni nako azagaruka. Harimo kubabwira ngo uko mumubonye agiye niko azagaruka. Iki ni gitangaza gikomeye. Babonye Yesu azamuka, babibonye ku manywa. Ndashaka kubatangariza mbega mumva kino kiganiro k'umushinga wo kuvana abantu mu isi bajyanwa mu ijuru wizwe neza, ku buryo abantu bazazuka, abantu bazagenda. Uyu mushinga wizwe neza cyane. Murabona ko Eliya agenda, hari umugabo umwe witwa Elisa, ku buryo ubuhamya bwe tubusoma mu bitabo by'abami. Ariko noneho ukabona ko Yesu wagenda yarababwiye ngo muze mumperekeze murebe uko abera bazazamuka. Bene data rero ndashaka kubabwira ko abera bazazamuka. Yesu yarabarimo avugana nabo, arababwira ngo muze ngende. Kandi nkurikije uko Bibiliya ivuze ngo yagiye bamureba ngo baratumbira. Ntabwo Yesu yarigise ngo bayorwa hanyuze, ahubwo ngo yazamutse gake ngo azamurwa bamureba. Arababwira kandi ngo uko ngiye ngo niko nzagaruka. Bene data rero ngiye igitangaza gikomeye Yesu yakoze gitatera ishyari umuntu wese waruraho kuri uwo musozi. Kandi urebye ubona barasubiye Yerusalemu bafite umunezero, bahita bagenda bajya gusenga. Bahise bavuga bati ngo tubonye Yesu azamutse, reka tujye gusenga dutegereze. Bibutse ko Yesu yaramaze bari bateguranye icyumba, yari yanakoze na groupe cyangwa se icyo bita ngo urubuga bahuriramo. Yesu yagomba kohereza intashyo zivuye mu ijuru, yagomba no kugira groupe cyangwa se urubuga groupe yohereza izo ntashyo. Ubwo rusanga ko bahise bava aho ngaho bagiye Yerusalemu mu murwa. Bagomba kuba bari barabiteguranye na Yesu, ngo hari abantu 120, harimo n'abagore. Ikigaragaro harimo n'abagore. Haravuga ngo bose hamwe n'abagore na Mariya na nyina wa Yesu na bene se bakomeza gusengana umutima uhuye. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri abo ngabo bagiye mu cyumba cyo hejuru, ni ya komite, ni Petero n'intumwa bari kumwe n'abandi, bafata inzu yo muri etage i Yerusalemu, baragenda bamaramo iminsi 10 Yesu amaze kuzamuka. Bajya gutegereza ko Yesu yari yababwiye ngo ningerayo nzaboherereza intashyo, mbahe message ibabwira ngo nagezeyo. Bagomba kuba hamwe rero, bakajya muri connection, bakajya ku rubuga rumwe, kugira ngo izo ntashyo niziza ziza zisanga bahuje umutima. Igitangaza cy'uti ibindi Imana izakorera bera no kuzatujyana. Naho ibyo mu isi byo bitera amashyari, ntaga abantu bazigira bangana, bazagira amazu angana,
ntibazarya ibiryo bingana, ntibazatura ahantu hamwe, kandi bose ari abarokore, kandi bose bavuga ko bahuye n'Imana. Imana ishatse guca ishyari rituma abantu bose bibyina bizarangira inaha, ihitamo igitangaza kiruta ibindi, aho abana n'ababyeyi babo, aho abapfuye barwaye n'abapfuye bashaje, aho abantu babaye mu isi abapfakaza abandi ari imfubyi, bose abazaba baramwizeye bazazuka bakumva impanda bakayumvira rimwe, kandi bakazamurwa mu buryo bumwe, bakwambika umwambaro umwe. Niyo mpamvu njyaho gusengera kugira ngo utazabura muri uyu muhamagaro, utazabura muri ubu bukwe tugiye gutaha. Reka ngusengera Imana kugira ngo witegure nawe umenye ko ibi bitangaza byo mu isi bamwe barabibona abandi ntibayibone, ariko itangaza gihatse ibindi no kuzumva impanda. Niba uzaba warapfuye wizeye ukazazurwa uzamukiye kugira ngo uhure na Kristo mu kirere mu bicu, kandi niba azasanga ukiriho azaguhindure aguha umwambaro w'ubwiza. Igitangaza gikomeye rero ni kuzamura umuntu yambuwe uwo mwambaro upfa, uyu mubiri upfa, aho abazungu n'abirabura baba badasa. Hari aho Yohana yababonye aravuga ngo bariya ni bandi kandi bakomotse hehe. Bibiliya ikamubwira ngo bavuye ngo bariya bavuye mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose. Icyo gitangaza cyo kuzatwambura uyu mubiri twambikwa umubiri w'ubwiza bwo mu ijuru ni igitangaza kikwiriye abera. Ndakwifuza kuzabona Yesu agarutse. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, reka ngushimire ku murimo wakoze mu minsi 40 ubwo wiretse intumwa zawe, kandi ndagushimira ibimenyetso n'ibitangaza wakoze ku buryo intumwa zawe zitongeye gusubira inyuma. Tubonye ko bamaze kubona n'igitangaza cya nyuma, ngo bagiye kukwitegura kujya kwitegura. Wari wababwiye ko nugira mu bwami bwawe uzohereza ibyoso yari yaravuze ko azaguha ukohereza intumwa zawe. Abateza amatwi kino kiganiro ndagira ngo mbasengere muri ubu buryo. Mwami, hariho ibyiciro bitatu Yesu yiretse. Harimo abatari bamuzi na gake, hariho n'abari baramubonye ariko ntibamwizera, n'abari baramwizeye basubiye inyuma. Abo bose umaze kuzuka Yesu waragiye urabiyereka, kandi umuntu wese ukamusanga ahantu ari, ukamwiyereka mu rurimi yumva, ukamwiyereka ku buryo amenya yuko uri Imana, akamenya ko uri umwana w'Imana wazutse. Ndagushimira izo mbaraga wakoresheje ko wazuye n'abandi bari barapfuye bizeye, bari barapfuye bategereje kuzakubona. Ba Yobu bari barabihanuye ko bazakubona amaso ku maso, nabo urabazura, kandi bamaze kuzuka ntiwahise nabo ntiwemeye ko bahita bakomeza ngo bajye mu ijuru. Mwakomezanyije kwiyereka abantu kugira ngo ubabwire ko abera bazataha bakava mu isi. Ndagushimira ko uwo murimo wugezeho, kandi ko intumwa zawe zamaze guhabwa imbaraga, zihuza umutima nk'uko wabyifuzaga, zijya kuba mu cyumba kimwe zitegereje intashyo uri buzoherereze zerekana ko wageze mu ijuru. Ndasengera uyu mwene data, uyu mushiki wanjye, umuvandimwe uteze amatwi buno butumwa, ashobora kuba nawe atakuzi, yarakumvise se cyangwa yarasubiye inyuma, ariko hamwe n'ubu butumwa bwiza yumvise, umwiyereke kugeza ubwo imbaraga zo kumwiyereka n'ubushobozi bwinshi ukoresha umwiyereka bimuheshe kutongera gusubira inyuma. Sengeye umuntu wari warasubiye inyuma, umwiyereke ku buryo atongera gusubira inyuma, umukure mu byaha no mu isayo y'ibyaha, kugira ngo ategereze impanda. Kandi nanone ubwo uzaza kuzura abera, ugahindura imibiri y'abazaba barapfuye bizeye bakambara umubiri w'ubwiza bwo mu ijuru, ndetse n'abandi bagahindurwa, ndawe ndabimwifurije. Urakoze Mana mwiza Yesu kubitwemereye. Amen. Sinzatatira icyo gihango nasezerano nzagirana n'undi, nzaba maso ndamutegereza ngeze igihe azazira. Aho ubaniho nzaba, ubwoko bwawe nibwo bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Hakiza dutandukanya, niyemeje kutujyana, zakunamba wakaramata. Aho ubaniho nzaba, ubwoko bwawe nibwo bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Hakiza